sobanukirwa ukuri. Inshuti bavandimwe mukunda ijambo ry'Imana, mukurikirana ibiganiro by'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, twongeye kubashima kuko kenshi mubana natwe. Imana ibaha umugisha. Ubu rero tukaba tugiye mu kiganiro cyacu sobanukirwa ukuri, ikiganiro muzajya muhora mubona ibice bitandukanye biba bijijura rubanda, bituma dusangira ijambo ku ngingo zitandukanye runaka. Ndi mwene so Ntakirutimana Emmanuel. Ngaho mbere yuko dutangira kwiga insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya, reka aho muri mwubaha Imana dusenge. Ugize neza Muremyi wacu, wowe dutije aka kanya, ngabana natwe kandi utwigishe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri iyi nsanganyamatsiko yacu tugiye kuganira ijambo Kristo. Nimvuga ivugwa kavuga Kristo, aribyo byatumye habaho n'abakristo, ariko birakwiye ko ibintu bisobanuka twese tugasangira kubimenya. Abasoma muri Yohana ni igice cya mbere umurongo wa mbere, avuga ko mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo akaba yari Imana, uvugwaho niwe Kristo. Rero muri insanganyamatsiko turababwira ko Kristo wari Imana, wahoranye n'Imana, ibyaremwe byose akaba nta na kimwe kitaremwe nawe. Yari yarahanuwe na Mose mbere yuko aboneka ku isi kwazaba ku isi. Byanditse mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 15 ndetse no wa 18, ahavuga ko umwami Imana izaba hagurukiriza umuhanuzi muri bene wabo ngo umeze nka Mose. Ibyo byavuzwe muri Bibiliya, aho Mose yavuze ngo umeze nkanjye, n'Imana ivuga ngo umeze nka Mose. Nuko ni Kristo wari warahanuwe, kandi ubwo buhanuzi Pawulo yavuze ko busohoye cyangwa se bwasohoye. Muzabisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 22, bavuga Yesu niwe wa muhanuzi wari waravuzwe na Mose, waruje ku isi, avukiye ku isi. Ubwo buhanuzi bwari busohoye. Noneho uyu Kristo wari warahanuwe, muzasoma mu mugambi wari umuzanye ku isi, ngo yaraje aje guhishura imico y'Imana n'ishusho yayo yendaga kuzimangana, bitewe nuko idini y'Abayuda n'imyizere muri rusange byakagaragaje imico y'Imana, nkuko mubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 8, avuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Imana ni urukundo, bireho kudukorera, kutwitaho, kuturwanaho, kuturinda, kutugaburira, byose ibireho kudukorera. Imana ni urukundo mu nzira zayo zose. Ibyo byanditse no muri Zaburi ijana 45 uheruka umurongo wa 14 kugeza ku wa 17, avuga ko Uwiteka yemesha abahetamye bose, aramira abagwa bose, amaso y'ibintu byose aragutegereza, ngo nawe ukabigaburira ibyo kujya byabyo, ngo upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kwibaho byose. Uwiteka ni umunyarukundo mu nzira ze zose. Iyo kamere y'Imana abari baratumwe ku isi, cyane nk'idini y'Abayuda, Abisirayeli muri rusange, ngo babe ku isi bagaragaza urwo rukundo rw'Imana, bakunde, bakorera abandi, babiteho nk'uko Aburahamu yabigenje, sekuruza w'abizera, babafashe mu bukene bwabo, bababera abaturanyi beza. Iyo sura nziza y'Imana, iyo shusho nziza y'Imana, iyo mico myiza y'Imana, Yesu ajya kuza yendaga kuzimangatana burundu, ku buryo abakiranutsi bari basigaye bari bake cyane. Nuko biba ngombwa ko Yesu atumwa mu isi ngo yongere mu mirimo ye myiza agaragaze iyo shusho y'Imana. Nicyo cyari kimuzanye. Ibyo byanditswe mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, paji 9 y'Igifaransa na paji ya 19 y'Icyongereza. Byanditse kandi mu Rwibutso n'Integuza ukwezi kwa 4 tariki ya 14 mu mwaka w'1896, ngo Yesu yaraje kugarura imico y'Imana n'ishusho y'Imana mu mutima wa mwene muntu, kuko nkuko tubisoma mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15, Bibiliya iravuze ngo niwe shusho y'Imana. Iyo shusho rero yaraje kongera kwitsindagira muri mwene muntu
uwo niwe Kristo. Noneho ndiruka cyane tuvuge ku mibereho ye hano ku isi. Mu mibereho ye hano ku isi muzayisoma muri Luka igice cya 2 umurongo wa 52 haranditse ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge, ubwo niwe Kristo, abyiruka ashimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. Ku bakunda gusoma ibitabo urumva Yesu yabyirutse ashimwa n'Imana, yabyirutse ashimwa n'abantu, nguwo Kristo no yabaye ku isi ashimwa n'Imana kandi aba ku isi ashimwa n'abantu. Muzasoma mu bifuzwe byose, Igifaransa n'urupapuro rwa 73, Icyongereza n'urupapuro rwa 87 gukomeza, bahavuze byinshi byamubayeho. Icya mbere ari ku isi kubera ko yaraje kugaragaza ineza, kwihangana n'urukundo by'Imana, yagiriwe nabi ntiyihorera. Ibyo muzabisoma no muri Yesaya 53 umurongo wa 3 n'uwa 7, ahavuga iby'umugaragu w'Uwiteka nta wundi ni Yesu wari uhanuwe. Haranditswe ngo Yesaya 53 umurongo wa 3, yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. 7, yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Ngiye imico ye yabaye ku isi, yararenganijwe, arasuzugurwa, arangwa, agirirwa nabi, ntiyihorera. Yarageragejwe, ntiyashukwa ngo atsindwe n'ikigeragezo, yarashotowe, yarahohotewe, ntiyaburanira uburenganzira bwe, yafashaga abakene kandi nawe yari umukene kuko imibereho ye yari iciye bugufi cyane, ngo yari umuntu w'insuzugurwa cyane. Yubahaga ababyeyi be, akabaruhira mu buzima busanzwe. Bamugiriye igomwa, bamugirira iby'urwango ariko ntiyabyitaho. Arinda ava ku isi atagaragaweho n'icyaha. Ibi muzabisoma muri Petero. Yarananeguwe, baramutuka ibitutsi byinshi cyane. Petero ya mbere igice ni cya 2 umurongo wa 22 kugeza kwa 23, aho Bibiri tubwira ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yihidaca urwa kibera. Niko muzanasoma no muri Yohana 10 wereka umurongo wa 33, ubwo yari imbere y'abayuda bamuhiga bamwanga, arabwira ati ko mugiye kuntera amabuye, ni murimo ki, ni igikorwa kinakoze kibatera kuntera amabuye. Barangije baramubwira bati rero kubw'imirimo myiza ntabwo twagutera amabuye, ahubwo icyo dupfa nawe ni ukuri umuntu warangiza ukiyita Imana, nicyo turi gupfa. Mbese bamwanze bamuhora ibyo yizera, ariko imico, ingeso, urukundo, kwitangira abandi, muri kuri gufasha abakene, ngo yaratunze udufaranga duke kuko mu mirimo yakoraga yari day work, yari nyakabyizi, yari umubaje udakaze, bari abakene cyane mu muryango wabo, ariko ngo utwo dufaranga duke ngo yabaga abonye umuntu w'imbabare kumurusha, ngo yigomwaga igaburo yarari burye, ngo yarangiza akariharira wa wundi kugira ngo nibura wundi we agubwe neza, kuko yabaga yizeye ko ku rindi gaburo aragira icyo abona. Si ibyo gusa, nta mbabare cyangwa umunyabyago, nta mbabare cyangwa umunyabyago yirengagije atamuboneyeho ihumure. Ikindi kandi n'ibishuko bisanzwe, ngo basore b'i Nazareti bajyaga bamurarikira ibirori bakunda gukora, ngo nawe abijyemo nk'abandi basore, akabasubiza ngo we akunda kubaha gusa iby'amategeko y'Uwiteka. Nuko nguwo Yesu wabaye ku isi atagira icyaha, abyiruka ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu, uwo niwe witwa Kristo. Ubwo rero bana b'Imana, uwo Kristo niwe ku musozo wabambwe ku musaraba, arapfa kubw'ibyaha byacu. Muzabisoma rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 2, nguwo niwe mpongano y'ibyaha byacu. Noneho ni nayo ya mahirwe dusoma muri Yohana 3:16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noneho mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 16, Bibiri iratubwira ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Nguwo Kristo impongano y'ibyaha byacu. Noneho igikomeye cyo kuzirikana no gutindaho nk'abantu bamuyoboka, Bibiri iravuze ngo yabyirutse ashimwa n'Imana
kandi ashimwa n'abantu, nguwo Kristo. Rero muri sobanukirwa ukuri turifuza ko umuntu wese amenye uwo yayobotse. Niba Kristo wayobotse, niba Kristo wakuyeho izina ryo kwitwa umukristo, niba Kristo waguteye kujya mu idini ukabatizwa ugahazwa ukabwiriza, niba Kristo waguteye kuba umuririmbyi ukabishoramo igihe, niba Kristo ari we waguteye kwemera no kujya ugendana igitabo cyitwa Bibiliya, aho benshi bamaze kugisuzugura bakigize ikiranganjiji, niba uwo Kristo ari we utuma ku isabato udasiba amateraniro ukajya gusenga, ndetse no mu yindi minsi ukitabira, ongera ufata akanya wige ngo uyu Kristo yari ameze ate, niba mbaye uwe nanjye nzaba ameze ndi. Nuko muri isobanukirwa ukuri, reka twese abakurikiye iki cyigisho tumenye ngo nguwo Kristo yabaye ku isi ashimwa n'Imana n'abantu. Nanjye nimbuwe nzashimwa n'Imana n'abantu. Imana ibaye gusobanukirwa mu izina rya Yesu. Amen. Banukirwa ukuri.